Ndagushuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, urasuhuzwa na missionnaire Kiza Benjamin. Nkuko bisanzwe aha ni kuri Bibiliya TV, nanone tugenda twiga amasomo menshi ashingiye kuri Bibiliya, tugenda twiga ibitabo byinshi bya Bibiliya, ndetse tugenda dukora ubucukumbuzi ku ngingo nyinshi z'ibyanditswe byera kugira ngo twongere ubumenyi ku byanditswe byera. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe tugiye gukomeza n'inshamake nanone za Bibiliya, tukaba tugeze ku nshamake y'urwandiko Pawulo yandikiye Abagaratiya. Reka rero tudatinze dukomeze n'iyo nshamake. Umwanditsi w'urwandiko rwandikiwe Abagaratiya ni Pawulo, n'ubusanzwe nk'uko bigaragara mu Bagaratiya igice cya mbere umurongo wa mbere hagaragaza neza ko intumwa Pawulo ari we wanditse uru rwandiko arwandikiye amatorero yo mu karere ka Galatiya. Itariki kino gitabo cyandikiwemo Abagaratiya rero birashoboka ko ari cyo gitabo cya mbere cy'isezerano rishya cyaba cyanditswe nyuma gato ya 49 nyuma ya Yesu Kristo. Nanone kandi impamvu iki gitabo cyanditswe, amatorero yo muri Galatiya yaragizwe n'Abayahudi ndetse n'abanyamahanga. Twibukiranya neza yuko amatorero yo muri Galatiya ari amatorero Pawulo yashinze mu rugendo rwe rwa mbere rw'ivugabutumwa. Twasobanuye uko urwo rugendo rwagenze, nanone hano kuri channel yacu ya Bibiliya TV ushobora gushaka iyo video ukayireba. Amatorero Pawulo yashinze mu rugendo rwa mbere rw'ivuga butumwa ni itorero rya Antiyokiya y'Ipisidiya, itorero ry'Ikoniyo, itorero ry'Iderube n'itorero ry'Irusitira. Ayo matorero yose rero niyo matorero yitwa amatorero y'Igalatiya. Bityo iyo tuvuze ko urwandiko rwandikiwe Abagaratiya, nta torero rimwe rizwi ryitwaga Galatiya, ahubwo ni amatorero yari ari mu gace ka Galatiya, akaba ari ayo matorero ane tumaze kubabwira. Intego ya Pawulo mu kwandikira ayo matorero kwari ukubemeza ibyo kwizera, cyane cyane ku byerekeye gutsindishirizwa no kwizera konyine, aho kuba imirimo itegetswe n'amategeko ya Mose. Urwandiko rw'Abagaratiya rwanditswe kubera ko amatorero yo muri ako karere yari afite ikibazo cya teolojiya, ukuri kw'ingenzi ko gutsindishirizwa kubwo kwizera aho gushingira ku bikorwa by'abantu kwamaganwaga n'Abayahudi. Abayahudi bemewe n'amategeko bashimangiye ko Abakristo bagomba kubahiriza amategeko ya Mose kugira ngo babone agakiza ka nyako. By'umwihariko Abayahudi bashimangiraga gukebwa nk'igisabwa abanyamahanga bifuzaga gukizwa. Mu yandi magambo baravuga ngo banza uhindukirire idini rya Kiyahudi hanyuma wemererwe kuba umukristo. Igihe Pawulo yamenyaga ko ubuyobe bwigishwaga mu matorero y'Igalatiya, yateguye urwandiko rwo gushimangira umudendezo wacu muri Kristo no kurwanya kugoreka ubutumwa bwiza byakorwaga n'Abayahudi. Imirongo fatizo iri muri kino gitabo Abagaratiya igice cya kabiri umurongo wa 16. Nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Yesu Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abagaratiya igice cya kabiri umurongo waho wa 20. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo urimo muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Abagaratiya igice cya gatatu umurongo wa 11. Biragaragara yuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Abagaratiya igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Ngacungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana,
kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati Aba Data. Abagaratiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abagaratiya igice cya 6 umurongo wa 7. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Inshamake y'igitabo cy'Abagaratiya. Kuba twaratsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera bivuze ko dufite umudendezo mu mwuka. Ntabwo turi mu bubata bw'amategeko y'isezerano rya kera. Pawulo yamaganye byimazeyo umuntu wese wasuzugura ubuntu bw'Imana akagerageza guhindura ubutumwa bwiza. Abagaratiya igice cya 1 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Atanga ibyangombwa by'intumwa mu Bagaratiya igice cya 1 umurongo wa 11 kugeza ku wa 22. Kandi ashimangira ko gukiranuka kuzanwa na Kristo atari imirimo itegetswe n'amategeko. Abagaratiya igice cya 2 umurongo wa 21. Abagaratiya bagombaga kwihagararaho mu bwisanzure bwabo kandi ntibongere kwemera amategeko asubiza abantu mu bubata, ni ukuvuga amategeko ya Mose. Abagaratiya igice cya 5 umurongo wa 1. Ubwisanzure bwa Gikristo ntabwo ari urwitwazo rwo gushimisha kamere y'ibyaha, ahubwo umudendezo wacu ni amahirwe yo gukundana no gukorera Imana. Abagaratiya igice cya 5 umurongo wa 16 n'igice cya 6 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Ubuzima bwa Gikristo bugomba kubaho mu bubasha bw'umwuka, ntabwo ari umubiri, nk'uko tubisoma Abagaratiya igice cya 16 kugeza igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Umubiri wabambanywe na Kristo, nk'uko tubisoma mu Bagaratiya igice cya 2 umurongo wa 20. Kubw'iyo mpamvu umwuka akomeza kwera imbuto ze mu buzima bw'umwizera, nk'uko tubisoma mu Bagaratiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Amaherezo, ikibazo ntabwo ari ukumenya niba umuntu yarakebwe cyangwa se nimba atarakebwe, ahubwo ni ukumenya nimba umuntu yarabaye icyaremwe gishya. Agakiza ni igikorwa cy'umwuka kandi tugomba kuvuka ubwa kabiri, nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 3. Imihango y'idini yo hanze nko gukebwa nta gaciro ifite mu bice by'umwuka. Ihuza amasezerano ku gitabo. Mu ibaruwa ya Pawulo yandikiye Abagaratiya, ubuntu bukiza yabuvuzeho cyane, ni impano y'Imana. Nyamara yanongeye kuvuga ko amategeko ya Mose adashobora kugira umuntu akiza. Abayahudi basabye gusubira mu mategeko ya Mose nk'isoko yo gutsindishirizwa. Nyamara byari ubuyobe kuri bo, kandi bari bakomeye mu itorero rya mbere. Ndetse na Petero yinjijwe by'agateganyo mu rubuga rwabo rw'uburiganya. Dusoma uburiganya Petero yagize mu Bagaratiya igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13. Insanganyamatsiko ku mategeko n'ubuntu. Kuba amategeko adashobora gutsindishiriza umuntu, tubisoma mu bice 2 umurongo wa 16. Urupfu ku bantu bizera amategeko ni ibice 2 umurongo wa 19. Gutsindishirizwa kwa Aburahamu kubwo kwizera ni urugero rwiza, turusoma mu Bagaratiya ibice 3 umurongo wa 6. Kumenya kandi ko amategeko atazana agakiza k'Imana ahubwo azana uburakari bwayo ni mu Bagaratiya ibice 3 umurongo wa 10. N'urukundo nk'isohozwa ry'amategeko mu Bagaratiya ibice 5 umurongo wa 14. Abizera n'abana b'umwuka ba Sara ntabwo ari Hagayi, ni ukuvuga ko turi abana b'umugore wigenga, ntabwo turi abana b'umugaragu. Dufite byinshi duhuriyeho na Isaka, umuhungu w'amasezerano, kuruta Ishimayeli, umuhungu w'imbaraga z'abantu.
igitabo cy'Abagaratiya na Yakobo nabyo bivuga ku bintu bibiri byuzuzanya mu Bukristo. Abagaratiya berekana ubutumwa bwiza bw'ubuntu butanga ubugingo bukiranuka, hanyuma Yakobo yerekana imibereho ishorewe no kwizera. Nta kudahuza kuri muri ibi bitabo byombi, kuko Yakobo nawe ashimangira ivuka rishya binyuze mu butumwa bwiza, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 1 umurongo wa 18. Ibice bibiri bisoza igitabo bigaragaza uko twashyira mu bikorwa inyigisho yo gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ibyo twashyira mu bikorwa muri iki gitabo, imwe mu nsanganyamatsiko z'ingenzi z'igitabo cy'Abagaratiya tuyisanga mu Bagaratiya ibice 3 umurongo wa 11. Abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Mwibuke iyi ngingo niyoboye igitabo cya Habakuki mu isezerano rya Kera. Tugomba guhagarara dushikamye muri uku kuri, tugatandukana rwose n'amategeko cyangwa kuvanga imbaraga z'abantu n'ubuntu bw'Imana twibwira ko ari byo bidukiza cyangwa biganisha ku gukiranuka. Niba dushobora gukizwa kubwo gukurikiza amategeko, Yesu ntiyari akeneye gupfa. Dukwiriye kumenya neza yuko twakijijwe kubwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Kugerageza kwikiza bivanaho ubuntu. Uburyo bwose umukristo yahakoresha ngo agerageze kwikiza bivanaho ubuntu. Ntabwo twakijwe gusa no kwizera ngo twidamararire, nk'uko tubisoma mu Efeso ibice 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Ahubwo ubuzima bw'uwizera Kristo umunsi ku wundi, umwanya ku wundi, bubaho kandi binyuze muri uko kwizera. Abizeye Yesu Kristo babona imbaraga nyinshi zo kubashoboza. Ntabwo kwizera ko Yesu Kristo yaducunguye ari ikintu twihaye ubwacu, ni impano y'Imana, ntabwo ari imirimo kugira ngo umuntu wese atabona icyo yirata. Ariko inshingano zacu n'umunezero dufite ni ukwerekana kwizera kwacu kugira ngo abandi babone umurimo wa Yesu muri twe, no gukura mu buryo bw'umwuka mu byo twizera, no guhora twiteguye guhamya ibijyanye n'ibyiringiro byacu. Umuntu ashobora kuvuga ko yizeye, ariko igihe cyose imbuto ze zigaragaza ko atizeye, mbese uwo muntu aba yizeye? Yesu yavuze ko tuzamenyera abantu ku mbuto z'ubuzima bwabo. Matayo igice cya 7 umurongo wa 16. Bigomba gutanga gihamya y'ukwemera cyangwa kwizera muri twebwe. Abakristo bose bagomba kugira umwete wo guharanira gushingira ku kwizera gukiza twahawe muri Kristo Yesu, kugira ngo ubuzima bwacu bugaragaze Kristo kandi bumugaragariza abandi, bahimbaze Data wa twese uri mu ijuru. Matayo igice cya 5 umurongo wa 16. Aha kandi niho dusoreje inshamake y'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abagaratiya. Imana ibaha umugisha, naho utaha dukomeza n'urwandiko rw'Abefeso.